Halo? Ariko se wangu we kuba wambehije mana. Tena hageze niteguye nje iki byose. Ajya kuneza kana gukinira byabareze. Ntabwo bizi ko nsigaye nawe nk'umusazi bitewe n'ibintu byo kubura Nadia byose n'iki byose. Wowe tebuka nkugurira akantu kawe. Tunaganire nigende. Oya mani nutinda ngenda bivamo kabisa. Simo nshaka ibintu binini nkanga. Ese wowe wajya ngo uzaneze nyina wa Nadia nuko ntanamuzi. Nkanga wahaba wapi sima nshaka kujya hano. Ahura menshi mu matinde cyane mani. Tebuka Nadia. Sante. Papa nesha umutwe musaza wanjye yigendeye akorera yasengo rye. Reka mbatekere ubuze uko agiragwa neza. Yarandihiriye ngo yarandeze agomba kumenya ko nanjye nakuze mfite uburenganzira bwo gukunda mbere mama mbere na papa koko. Uretse ko niyongera kuza yasinze akanesha umutwe none urugo nzaruvamo. Yewe burya ngo akaburane kaboneke ni nyina w'umuntu. Ubugari Nadine ubu yagiye mu bahungu sha. Ubugari Nadine nta cyagenze. Yatagiye mu bahungu akaba yagiye kuvura. Umbure papa dore na mushiki wanjye. Halo. Shasi ko mushiki wanjye yigize akaraha kajya he? Nta kintu agikozwa yatagiye kuvura bagiye mu bahungu. Rwose winywera inzoga byaranze byose. Wabyihoreye wa muntu we. Yewe sha wabiretse. No guteka bari hatari umuntu abarwara nawe rwose ibintu byose reka ntabwo agikora. Kuvoma rekada ase wo umuntu wize akaba atazi gukora isuku akaba atashobora gukubura akaba atashobora koza ibyo mvuge ni ibintu weho. Niba ari kuri yabiga ntabwo ari ibintu bihwitse umuntu wize ntabwo yakaguje kuba kuri ibintu nka biriya. Ibya papa byo byihorere kwari umusinzi so yarenze akarwa. Burya n'amayintere yagushiranye. Burya bwose n'abanye nawe. Uretse ndaje amashakira icyo gukora. Noneho byagenze bite kuri hano ra? Uburo bweze. Uranyumvira injijira ubizi ko ntayumvisha. Mwagiye mureka kugira beza ku bantu. Kandi muzira wabwira neza. Ubu iyo nzavuga nabi wari kumpunga. None nje nkusekera utangiye kumbwira nabi. Umbwije ukuri turapfa iki? Reka mbatekere muryo kuko ari wowe naso. Nako papa sinkibizera. Niba urusyo cyari urutira. Sinzi. Umukobwa ashobora kuba yanyumvise. Nadia wavuga atesha umutwe yaba umukozi waha ni umuntu nyabaki ashobora kuba yari umwana wa hano kuko mabuja bamwita mama Nadia. Mwiriwe. Yego. Amakuru kazuba. Muraho neza. Muraho neza kazuba. Muzana agatese uratinda. Niyo natinda se simba hano hasa neza.
ndiyicarira ahangaha. nyamara n'ibindi mu turimo ariko ntacyo reka mbe nkuganiriza. None se Kazungu, ko navuye ahangaha mu munati yameze nabi na muganga havuye ubu ameze ati? bya mama Nadia wa mubyeyi ntukabimbaze, nanjye mbibona uko mbona ahindagurika nk'ikirere. uwo Nadia uvuga uzi yamwumvisha mu matwi ahita ahinduka umureba. None se bivuze ko Nadia ataba hano? Niba yari umwana wa hano, niba yari umukozi, gusa mawe yaramukundaga. naho muri se wa mubyeyi we imirimo yaha ni ngewe ibireba gusa. ariko wangu uzi ko nahinduye n'icyicaro mani, nari ndi mu nzu ndasohoka njye hanze kugira ngo utaza ukambura. ndi kubona sinzi ibintu byawe kabisa, sinzi gahunda zawe, ntabwo nari nzi ko ari gutyo uteye kabisa. surambwira ngo nkoreshe komande utanaza ngo ubwo si nkoresheje komande ukagira impamvu ituma utahagera. wangu ntiyashimwe nk'ingana atanigendera kabisa. wagizaga amafaranga se amafaranga cyangwa wagize ngo arimo aramvuna sha, kari uko tuba turi inshuti mvuga ni sangira akantu icyo nkwaye ugeraho ukananjijisha ngashiduka nasetse. asante ariko nyaruka ntukajya bashaka nk'abanyafurika, tujye dukora kizungu. ariko shaboni ko mbona hano hari abantu kandi bakonje kuzana. bose nta kibazo, abantu bose tuba tubakira kandi ni karibu, n'abo bashyitsi banyu turabakira, ndumva nta kibazo. nuko nyine mbona bambereye rubanda, naho ubundi isaha twari twahanye yanarenze kabisa. gusa witegure igihe cyose bahagerera, nta mwete ufite ku maranga muremure tutwakira, si byose bose ubwo muratubwira nta kibazo. shaho si ibintu bya Nadia mani, nyine ubwo ntuvuga ngo Nadia rero abona ngo nshaka benshi bamenya mani, hanamfunga Nadia nyine shaho se mwana. Alo? Mama Nadia amakuru? Wow, duherukana cya gihe urwaye. None se ubu twahura ngo tuganire? Sawa ndagutegereje iminota mikeya. Nadia turasohoka turaryoshya, none sinzi ukuntu agiye ahantu ngiye kwihagarika nsanga Nadia baramutwaye. umva kuva batwara Nadia sinyituza, nsigaye meze nk'umuntu wasaze. umva Nadia yashaye yarakundaga mwana. umva uri hehe? mvuye muri jardin nje kukureba ndakubuze, mbabarira umbwira ahantu duhure. uri hanze? reka nze nkurebe twinjirane. ngize ikibazo, reka nze nkurebe twinjirane. umva nta bintu byinshi mfite byo kuvugana nawe. mbonye umuntu watwaye umwana wanjye, mbabarira uze njye kukwereka ahantu mubonye. umuntu urimo kuvuga umwana wanjye, numvishije umuntu urimo kuvuga umwana wanjye ari muri toilette hariya. mbabarira uze tugende njye kukwereka ahantu ari. tugende
Kazana umwasi. Umufate ndakwitagenda. Ngahumba ngo ndakwitabaza ukarekura umuntu urimo kumurekura. None se ni iki kibazo mfite? Ni iki kibazo mfite? Wowe wari uri guhamagara ubaza Jewe ntabwo njye ndi umukozi wa hano. Njye nta na telefone ngira rwose. Ndeba nta telefone. Uhamagaye na boss yabikubwira. Njye nta telefone mfite. Nyine mureke ko yari arimo hano. Ni wowe muntu mu buzima bwanjye niwe muntu wa mbere njyewe kwemushye. Mabuja ni ukuri. Amagambo urimo kuvuga nk'ay'abagombozi. Ubwo urumva ko umwana wanjye namuyoberwa nakubiberwa umuntu urimo kuvuga izina ry'umwana wanjye. Ni ukuri kw'Imana nta na telefone ngira do. Na boss amamagarira mu rugo nyene guhamagara. Uvuga Nadia umwana wanjye. Nadia ntawe nzi. Umva uzi ko munyitiranyije wanjye. Hari umugabo duhuye wambaye costume z'umukara asohokana na telefone ubwo niwe hubwo wavugaga ni mu mukurikire mugende nge ntacyo mumbaza nge ndi umukozi wa hano mu mukurikire mugende nta Nadia nzi Siko ko ari umuntu duciyeho duhagaze hariya. Ubwo urimo kumbwira ibice utaza ngo tugende tujye kumureba. ye baba we burya ko kabagabo barabona nari ndenganye hejuru y'umuntu ntazi mana yanjye Imana ishimwe nibagende nta kindi